nize ubwubatsi ndi mu engineer arangije mu bwubatsi civil engineering ariko ndakomeza nikorera sinema nize itangazamakuru nararikora imyaka igeze muri 6 ariko ndabirekana none nsubira muri sinema ninjye watangije ikigo bitaga African Movie Market hano bitaga mu Gikari mu mujyi abantu benshi barahazi ninjye wazanye ide abakire bayishoramo tujya ku masede no gucuruza dusobanuye abadeske bana nubwo baje bakadukuraho tukimukira kuri YouTube tuza guhirwa no sinema ngewe ni ubuzima bwanjye ntabwo niyizi ngiye ntari muri filme igihe cyose nabaga ndi muri filme ntabwo nakinye filme nyinshi ariko nakinye filme zayoboye izindi murakoze amashimwe cyane kuri bamenya mu Gikari abantu batahazi ni hafi yo kwa Rubangura hagabuye benshi cyane hateje imbere by'umwihariko ku mwuga wa sinema wenda mu masegonda make cyane bamenya urumva ko wategeye kure cyane uyu munsi tuzi filime yawe ni kimwe mu bikorwa navuga ngo ukomeye cyane muri runo ruganda rwa sinema niki kidasanzwe navuga ngo byunguye bamenye nyirizina Ramazan ikintu byanyunguye cya mbere ni ukutavirira twakunze amafaranga yo kuri YouTube bitewe n'ukuntu arimo araza birangira tubahaye inkuru ndende nuvuga ngo ahantu wenda bamenye ari kugarukira ariko maze kubona ukuntu inka ndimo ndakamirese icebere rinini nabatereka nkomeze nkame no kuvuga ngo bamenye ubundi ifite ukuntu ari kuzarangira nayo ifite ibitabo bigeze muri 6 byo bitse mu rugo bya story izo stories sinazikinye muri bamenye kuko ni abantu honyine abonaga ndimo ndavana umugati nicyo kintu byanyigishije experience kugeza ubu ngubu filime zo kuri YouTube ngira ngo ninjye na Papa Sava bafite filime zimaze igihe kirekire ko bamenya uyu n'umwaka wa 5 ubwo urumva rero byama experience nini cyane ku muri myaka 5 yose urimo urakora nakinye muri uyu mwaka nibwo nongeye kugaragara muri filime ngaragaye kuri Canal Plus muri Shwadel urumva rero byanyeretse ko kugira potential ese mu gihe uzi ko uri mu kintu kinini gifite izina ni ngombwa kugenda wiyandarika ahantu hose uhakina ntabwo ari byo ubwo nagumye ahantu hamwe kandi ndamenyekana biragira ikindi byama experience ni uko byarangiye iyo bamenye ingaburiye birenga filme abantu benshi bazwi filme igomba kutugaburira byarenze filme birangira bigiye out ntangira kugaburirwa n'ishusho ya filme kuko bamenye igitangira nahise mba brand ambassador wa Airtel muri East Africa urumva rero amafaranga bamaye ubwayo bamenye kuyakorera muri YouTube ntabwo bishoboka iyo ari menshi cyane ndongera ba brand ambassador w'uruganda rwa Pate Jaune kweri face bayibonye muri film ba brand ambassador wa N-Beach yabambonye muri film ba brand ambassador wa Visa abantu benshi bambonye ni brand ambassador yo kwita ntabwo nindi wowe kwita ahubwo nindi wa Visa kwisi ubwo urumva iyo filime rero yagiye insiga bya bintu byose rero muri iyo myaka yose nize ko nshobora kuba muri filime ariko nkahahira hanze icyo kintu nicyo nanyizemo muri iyo myaka yose amashimwe cyane kuri bamwe iyo tuvuze ngo legend n'abantu nk'aba ngaba amashimwe cyane uyu ufite mikro tumuzi mu mafilme atandukanye hari nk'iyitwa My Heart izwi cyane kuri YouTube n'umwe mu basore bagabo babyaje umusaruro by'umwihariko y'imbuga nkoranyambaga mu buryo bwiza njye numvise story ye ahantu yavuye mu buryo bw'ifatika naho ageze uyu munsi ni ibintu biri amazing byiza cyane yitwa Kirama dusangize urugendo rwawe muri sinema mu buryo bw'incamake ariko mu buryo bw'ifatika yakumara iki mu buryo budasanzwe
filime njya kuzitangira numvaga bitazakunda kuko ntabwo zari zuzuye zanjye ubundi byaje ari n'umugisha guturuka ku Mana numvaga nzaba umucuruzi rero Imana yabonye nshobora kuzahomba mu bucuruzi ikavuga ati kujyana muri ibi ngibi nshobora muri sinema ndashima Imana kano kanya rero bya bintu nagiyemo nzi ko bitanashoboka cyane atari inzozi zanjye ubu ndabona ari inzozi zanjye ho uyu munsi navuga ngo iki kidasanzwe mu buryo bugaragara sinema yakunguye utari kubona iyo utajya muri sinema ubu kano kanya ntabwo mfite ubwoba bw'ahazaza mbere nabagaho numva ahazaza hazangora numva ari igihe bizaba nko bansohora mu nzu hari igihe abana banjye bataziga neza nubona mfite ubwoba bw'ahazaza nyine ariko ubu ndishobora shidikanya ko mfite imyaka 30 iri imbere nta kibazo mfite ikindi twifuza se nta kindi reka tujye kuri uyu mubyeyi she's beautiful ni umubyeyi mwiza cyane uzi gukina njye nabonye filime yagiyemo nyinshi cyane hari niyo narebaga mu minsi yashize yitwa Mamazuru tugwahe ikaze kandi twishimiye ko uri imbere hano kugira ngo tuganire umubyeyi nkawe kujya muri sinema bivuze iki murakoze cyane ndabasuhuje mwese muri imbere yacu mbere na mbere ndashimira Imana yangize umugore utinyuka nkajya muri uyu mwuga wacu wa sinema benshi batekerezaga ko ari umwuga ujyamo abantu babuze icyo bakora cyangwa se abantu b'ibirara abantu muri make badasobanutse nagira ngo mbaze mbakuremo icyo kintu nk'umumama ukuze sinema ni akazi nk'akandi kose ne kubibazaho njyewe ninjiye muri sinema ndatinyuka nk'uko abimbajije Gerard ndatinyuka ndavuga nti iyi mpano yanjye ngomba kuyisohora kandi mu mpano yanjye ngomba gusohora igomba kungirira umumaro ninjiye muri sinema muri 2012 ruva hashize imyaka 12 niba ntibeshye bamenya twakoranaga mu gikari turaziranye kuva kera natangiriye kuri filime yanjye yitwa Wabikoreye iki ni filime yabonye igihembo muri Urusaro Festival na Christian Festival ni ukuvuga ngo muri make yari filime ifite story nziza nakoze kuva icyo gihe kugeza uyu munsi maze gukora filime zigera muri 4 izo zose ndashimira Imana ko nabishoboye kandi akamaro byangiriye n'akamaro kenshi mbese muri make ndi umumama waharaniye kwigira utarebeye kuvuga ngo umugabo arampa nka yego arampa kuko ni inshingano ze ariko nanjye hari ibyo niha kubera sinema icyo ni ikintu cya mbere nakuye muri sinema kuba narisobanukiye kugira ngo nihangire umurimo nkoresheje impano yanjye uyu munsi ndi mu mafilime asobanutse nk'uko Gerard bivuze menshi kandi agezweho uyu wicaye iruhande rwanjye ni boss wanjye nkina muri My Heart uyu munsi ndi muri City Med ndi mu mafilime menshi meza kandi asobanutse nagiye njyanwamo nuko bambonyemo impano nkabashimira abateguye Baha Africa Frere na Madame ndabashimiye cyane nabakoreye igihe kinini cyane n'ubu ndacyabakorera n'ababosi banjye ndabashimiye mbikuye ku mutima ku cyubahiro mumpa kandi mufata neza ari umwe mu babosi banyubaha bashimira wambera amashyi menshi so ntarondogoye rero nukuvuga ngo mu ncamake icyo sinema yamariye namenye kwigira umugore wigira umenya ko nawe agomba guhaguruka agafasha urugo rwe ubwo ni byinshi bikubiyemo abumva ikinyarwanda ubwo babyumvise ntabwo ndi wa mugore utega amaboko ngo ni mpa ngomba kwiha icyo nshaka yikuye mu mpano yanjye ntabwo nasoza ntashimiye musaza wanjye ni umuterankunga mu bitekerezo ni umujyanama wanjye mukuru turavukana mukurikira bwa 4 yicaye hariya nzahora mushimira n'imbere y'Imana n'imbere y'abantu
kuko yarashyigikiye, umutware wanjye arashyigikira, abana banjye barashyigikira, ndumva rwose ari ibyo ngibyo Imana yamugisha. Mama Zuru ugifite mikoro gato cyane ko amasegonda mu gikari igihe hacuruje filime nubwo wenda batazi ko nayikoze kera 2012 na 3 gutyo. Ruriya rugendo rwawe n'abamenya n'abandi nk'abo ngabo 2013 uyu munsi tukubona mu byapa wamamaza filime nyinshi za behind n'izindi utavuze, itandukaniro riri mu gikari n'uyu munsi. Imana iguha umugisha cyane, urakoze. Mureke mbabwire mwa bantu mwe, bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwihanganye akamishaje. Sinzi niba wenda bihuye. Twagize struggle muri industry ya cinema, hahandi njyewe ndashima Imana ko nkita mu gutangira kwanjye haraho nageze ncika intege. Ndavuga ko ibintu bikunda nkambona harimo imbogamizi, twakoraga muri conditions ziteye ubwoba bikomeye cyane. None hongeraho ncika intege, ariko ndavuga nti byanga bikunda impano burya ntabwo igisinzira. Twahuye n'urugero abenshi bajyaga gukina bakicwa n'inzara, aho ngiye kubabwira itandukaniro ry'icyo gihe n'uyu munsi. Abenshi bakinaga badahembwa, abenshi baranigaburiraga, ari uko abaproducer atari ibisambo, ntabwo ari uko bari ibisambo, nuko batari bafite, ariko bafite impano. Bakavuga ati impano yacu tubigenze gute, bagashaka abakinnyi bakabakinira kugira ngo ibintu bibarimo bisohoke, n'abaproducer nabo babashe kugira ahantu bagera cyangwa se bageza n'abakinnyi. Byari bikomeye, bivuga ngo hari abakinaga badahembwa batarya inzara ikabica, ariko uyu munsi itandukaniro rya 2012 na 3 na 4 na 5 n'iry'uyu munsi. Uyu munsi tumeze neza, muha amashyi y'abaproducer. Ababosi banjye bari hano babiri, Freri na Kiramani. Ni ukuri kw'Imana turi abantu dusigaye dukina tukarya neza tugahembwa neza, upfa kuba wagize discipline. Nkaba mboneraho kubwira abantu baza muri iyi gahunda ya sinema, mugire discipline, kubera yuko Kiramani yigeze kuvuga ijambo rimwe turi mu mpaka kuri set, arambwira ati Mama Zuru, nta yandi marangamutima yatumye nkuzana muri projet yanjye, ni mu buhanga nakubonye. Yes, ndabyibuka muri location yo kwa Suzi turi mu mpaka zikomeye cyane. Bivuga ngo uko witwara niko kuzakugeza aho ushaka kugera. Nanone uko witwara nibyo bizatuma utagera ku nzozi zawe. Uyu munsi ndahamagarwa maze ibyanjye sinkibikora, naretse business. Bivuga ngo icyo gihe nakoraga business nacuruzaga, ariko gucuruza narabiretse. Ubu ndi muri film, ndi muri cinema. Yes, mu bihambashye n'ukuri ndi muri cinema. Bivuga ngo uyu munsi ni witwara neza ukagira discipline uzagera. Hari igihe njya mvuga nti muri iyi myaka ndi nyine, ni kubera iki ibi bintu bitanryoheye muri cya gihe nkiri mutoya ndi inkumi. Basore namwe bakobwa ni mwige kugira discipline muri iki gikorwa, kuko nakazi ntibazagushaka bakuzeho gukerererwa. Aba baproducer bicaha ngaha ndabazi nanjye ndabizi. Ntazaguhamagara uri umuswa, ntazaguhamagara ugira ibintu bidasobanutse, bazagushaka kuko ari wowe wiharuriye inzira. Niyo nama ngiriye aba banyeshuri bagaragaye inzu uyu munsi. Mwebwe ni mwebwe umugisha wanyu uri mu kiganza cyane, nta wundi bizanyuramo. Uyu munsi ndahamagarwa mu projet akomeye. Niba nca muri projet ica kuri RBA, kuri televiziyo y'u Rwanda, yes, y'igihugu, nkabanyura ku macano y'aba YouTuber bakaze, muzarebe inzira y'umusaraba ndimo uyu munsi. Irimo irarebwa n'abantu 200 mu masaha 24. Bisobanura ngo rero ntabwo bari kunshyira muri la projet yabo batazi ikindimo. Ikindimo nicyo cyatumye kigejeje aho ngeze uyu munsi, kandi ndacyakomeje. Nubwo ndimo gukura, umuntu wangarije arabwira ati humura harageze kurya amafaranga ya sinema.
narababwiraga nti kuki ntabimenye nkiri mutoya, barambwira ngo sinema ni umuryango uzarinda ugendera ku kabando ukirya amafaranga ya sinema. Ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro, mpagaze neza, ibyo ntagezeho ndabiteganya. Abivuze neza Gerard, ndahamagarwa muri Beka nkamamaza, MTN nkamamaza, ntabwo ari uko nzwi, ntabwo ari uko ndi umwana uturuka kwa Rujugiro cyangwa kwa Rubangura, ahubwo nicyo bambonyemo mba nshoboye. Amashyi menshi cyane kuri mama Sofe. Hari n'undi muntu nkunda hariya nawe wihangiye imirimo, nawe ndamukunda cyane, na Data Imana yamugisha. Amashyi menshi cyane kuri uyu mubyeyi babyita inspiration. Apollo, Bwana Apollo muri Rwanda Film Federation, wumvise byinshi cyane ibyo mubamo by'umwihariko muri sinema, uzaho urugendo rwa sinema rwaturutse mu Rwanda naho ugeze uyu munsi. Niki kidasanzwe navuga ngo mwishimira cyane cyane wenda duhere ku ikintu gikorwa simuvugiye, niki mwishimira kidasanzwe muri sinema, uruganda rwa sinema aho rugeze uyu munsi Bwana Apollo? turashima byinshi, kandi tubanze dushimire ubuyobozi bw'igihugu kuko giye mu bijyanye na sinema y'uyu mwaka 2025 ntabwo nakunze kuba imbere ya kamera, nabaye inyuma ya kamera, niho nabanje kuba numva abantu muri gospel abenshi banzi ku myaka 25 itambutse. Abantu bazi yenda urugero natanga